What's up guys? Ibintu ni neza, ibintu ni fresh. Hano mfite abazene banje bari vibe ya dance. Aha rero ngeze hano kugasima mu ntangiriro za Nyabihe cyangaha mu marembo ukinjira Nyabi. Bimeze bite bro? Ni neza. Ibintu ni neza? Ni gatanu ku kandi. Ibintu ni wanuzuri. Cyane. Twiganira ku Gaswahili se? Fo. Gaswahili se wapi. Nago twagutamo. Biko Je. Biko bye. Era se muzana ndumva ari wose Igiswahili. Tugerageza kangerageza. Mambo ni vipi baba? Mambo. Umbaji ya kambari. Ni mzuri. Hera ku mazina. Tuambie majina yako basi. Jina langu ni Ngabo. Ngabo? Uko vipi sasa? Ibintu ni neza. Reka batangire batwibwira abajene bacu. Kaduhere no kubundi ko ufite microphone. Amazina yanjye nitwa Ngabo. Nkaba ndi kugasima ariko cyane muri karite bayita kubizambya. Kubizambya? Kubimenagura. Kubyica. Ndi kumwe na groupe yanjye bita njye wanyita Gatsinzi. Ndo umunyagasima ukaba dusanze kugasima akaba ariho tuba twagafungiye. Mu mwagafungiye? Ariko ngo mufite n'ikipe ya dance. Fo yagita Agasima. Wana bambwiye ati yanga Agasima ka Kirinnya FC abantu bose barafunga. Cyane. Ni nk'umunsi w'inama y'umudugudu. Dukomeze ku muzene wacu. Njye ubundi banyita Arsene. Arsene Tuguma. Arsene niko kazina kanjye tu. Mba nkwamya hano ku Gasima Street. Nanjye nko mubibona banyita Rukundo Alex. Nanjye amazina banziho abajeni benshi Tox. Bya byose ufite ngo muri budutemo. Turi kuza turi aje mu gikari. Reka. Ibintu ni neza kabisa. Hano ku Gasima se byifashe gute man? Ni neza fo. Ni neza nawe ubibona. Vibe zose abari neza usibye ko ari igihe byanga sometime. Byanga gute se kandi bambwiye ngo uri duwaeda? Duwaye ariyo utanga buri kimwe hano mu Kugasima. Wayica agakiza. Duwaye ibya byose naturangiza akaganira arantamo. Ntanagutamo da. Reka. Fo. Arantamo agakiza. Akamuvi ka dance. Akamuvi? Ukina movie? Twe dukina movie. Mukina movie? Groupe yanyu yitwa gute? Bayita groupe yacu. Filime zacu nye. Filime zanyu. Bazita Crazy Love. Hano ni Swift Key Films. Swift Key Films. Hano ziba ziri gutrendinga mu nkambi. Hano ziba ziri Muhitamo makazi rero ko gushutinga. Dita dushutinga kamwe se? Dita dushutinga kamwe? Wapi wo tuzakora. Nubwo banyumye akazi da. Wama akazi bro. Wama akazi nkarya ku biceri koko ku madolari. Karahari uraje ukande ku dolari. Maze cyabo bayarya bibonyene. Umuzene hano wacu rwose. Filime ngo ziri kubikora abantu bose bayoboke filime da. Ibintu byacana ariko yacana ibyo byose iragabura. Igabura. Chano yabo nagigabura. Bafite sabu 8. Sabu 8. Kandi bazahemberwa igihumbi. Ntago nabafeka nabavandimwe. Ibyo umuntu nakumvisha ko yakubwiye so ko bamwita kubizambya. Ariko groupe yabo turayifana. Turagerageza tugakanda sub ariko byaranze. Ubu bageze ku bantu 8. Zose turakora. Ariko igihe kiracyahari. Bazatera imbere tu. Man umva nyine. Abajeni mu supporting barakubiye. Egeza mikono mu supporting uko bakora ibintu bya danje ewana. Tutamura na bro. Abantu bakande kuri
kabisa sub share subscribe byose n'amakomenti ya Danje kabisa Takwita ngo bagitute muri filime bakwitute ubundi abari Toro Toro harya Toro yakinnye filime ra ntago ari Toro hano hari umujama rwose ariko ibintu ni neza ariko abari Arsene muri filime pe abana ibintu hano ni neza abana bajana bo kugasima bari kuma vibe za Danje haramwe uri ku gituta cya Danje ajyane kamavinga agatupaki wamarisha kure agatupaki icyo gituta cyagaza amamiliyoni angahe ariko aya ntago yasimbuka icyo gituta cyagaza miliyoni zingahe miliyoni ubundi ntabwo ari fresh kuyatangariza hano abantu bose bayumva ako kirenze miliyoni 2 yego ko yo ni make wowe igituta kirenze miliyoni 2 hano wewe iki gituta cyo gikubiye kabisa mwambwiye ko mufite ikipe buri muntu nagenda ambwira hakina rero ngende nimero 2 nyanza nk'umusimbura wa Safari ariko akaba nigiye nka manjemo kubera nitwa kubizambya nta kuntu nahita njyamo ngo mbibazambiriza ahubwo ndagenda nsimbuye ngahita ngeramo nk'abishwanyaguza reka cyane ukazambya iby'iwanyu se oya nzambya mu kipe yanjye bitewe n'agakipe duhanganye ndi nimero 2 mba ndi gucungana n'umuntu uje gutsinda ubakinira 11 nyene ku mapasi Jone ndagenda nkareba uwo mujene ngahita mvuga ati ndagutamo mu kanya uramutamo ku butakire bwinshi cyane reka hereza mu mujene wacu wende twumve naho hakina nje ndo umufana mukuru ndo umufana mukuru Rujugiro Rujugiro wapi Kinyata mbyima mbyata Kinyata mbyima wapi zina niryo mo wereza bikora tubwira iryo zina ariko ngo bagiye bamwita ngwiki uyu mujene wacu bamwita Kinyata mbyima no umufaniza amazina aragwira nje rero we yangu ikina football ka football ndumufana ariko mukitozo ubundi nge nicira 11 reka Oziri mukitozo mugasima nyine nk'umusapoto bashyigikiye nk'umufana mukuru asagasima gamaze gutwara ibikombe bingahe bamugana agasima ntago turatwara igikombe ariko uko biri turi gutera imbere cyane ubu ngubu kino ano mashampiyona duhanganye nitwe tuzagitwara barana abana turi kubaha isomo ubundi tuya tubaririmbira ngo batakure muntemo rero nanjye muntemo barajya banyikiriza aba bahungu turi kumwe ninjya mbabwira agasima dutakure agasima agasima mubalekule gasimba gasimba ni umuswa cyane turi kuvuga gasani gakina mu kipe y'inkambi kara kugacaho ni ikiraro kigendera dufite hariya defante yacu irakomeye harimo Edison Nzayisenga Edison tukagira na Karimu Benzema yari yatubwiye nuko yaduhubutse agira n'abakinyi ba Rukundi nka Fabrice mbega igikombe turagifite turi gukina ariko dufite ibyishimo byacu nyine turabigendana katwezere ko igikombe tugitwaye rero reka twigarukire mu buzima rero bwa hano mu nkambi hano bimeze bite hano urabona ubuzima ni neza ariko nyine amafura aba yabuze icyaka kiba cyatwishe ntabwo uri kureba izuba tugira n'inshuti zacu ziba mu mahanga ariko ntabwo zijya zireba izuba zinavuga ati rya zuba rya Nyabiyeke riracyari kurasa nabi reka tubavane ku izuba tubotesha agacucu tunicare hamwe tuganire nka kera babatemo twa Rubenge
aya ni ibizibiti twinywera amasaka musururu akantu bashigisha niko tuba tubasha. rubenge se ntabwo wayimenagure rubenge njya nyumva sindanayibona. reka ngenda umwana ariko umuzene hano umuzene tox ariko ni nkaho yagashobora karubenge ntabwo ujya ukamerera nabi. ndagashobora mani karubenge nakanyweye hano ari ku kempo nakanyweye nazindutse. reka ku munsi ushaka kumara nka twa rubenge tungahe? najya nawe nagira nk'urambe muri turiya tuntu. hasi ubundi karubenge ni agake ubundi muri make ku muntu utakazi wumva bavuga rubenge ni akazi baha abana b'imyaka ingahe? nk'itanu guhera ku myaka 10 umwana bagashoboye. uwo mwana w'imyaka 10 kumanura aragashobora no kuzamura. ibintu ni byiza noneho. so rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, hari umuntu mwabwiza ukuri? turamubwiza ukuri reka kubizambya bizambya hari umuntu wabwiza ukuri? umuntu tubwiza ukuri mubwiza ukuri ariko agaruka kuri tox utubwiye ajya abasha karubenge agiye kutubwira ukuntu ajya anywa ibyo bintu by'abana batoya kandi ari umuntu mukuru ufite n'akajuno uri kukabona. reka kariya bakita akajuno. sinzi ukuntu ajya anywa bya rubenge kandi tutabyumva. reka ubundi twinywera isaka ahantu wadusanga ni kwa Mutesi no kwa Jimmy kwa Rusatsi. nawe nywa rubenge aradusobanurira uburyo rubenge ntabwo twe tuyizi neza hano. atubwira uburyo isa. reka twikomereze ngaho. hari abantu babasize hano mu nkambi kandi mumbwiye ko izuba hari igihe riba ryatse. yego bajya babatamo? bamwe badutamo abandi ntibadutemo nyine. twabwize abantu kuri batajya badutamo ariko twabwize ukuri aza ko muri gutinya. abajene benshi bari muri Amerika nyine muri biriya bice bitandukanye biriya bihugu byo hanze ujya usanga gutayemo kuri ntuza nyine kuri bonane ukubise nk'amadolari 20 ngagutayemo. reba bura abaguhaye nk'ibihumbi bingahe guhera mu kwa mbere makamu kuwundi kwa mbere nibwo agutamo gusa. ako ngende gushimira umujene wanjye bita Rudomoro. yari atuye muri gatatu yagiye ari idage ariko turi amashumi ariko yagezeyo ariko yajya binkorera abona nkubitiyeho nk'amadolari 50 nanjye nkaryoha iminsi mike. bajene cyane gurupe yabo yose ndayishimye ko twari batanu bajya banamo ninjye wasigaye. so reka mbashimire bavandimwe kugira ngo tuze kubona n'undi mwanya wo kuganira n'abandi bajene, dore ntabwo twakiharira microphone. ndabashimiye. natwe turagushimiye. yego nabwira abantu bose rero bakomeje kudukurikira kuri Magaka Films ko bakomeza gukora subscribe, share and comment, ndetse bakomeza gukanda ku muvandimwe Swift Key FM rwose bakandeho kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bimeze fresh. rero dusoze duhura ubutaha. Ciao guys.